moto kureba ko zitakomeza kuzamuka comparinze n'amabisi na public transport. Ibyo vuga nibyo, ariko hari solution, hari umuti, hari ingamba kunoza public transport ya bisi. Ndabasuje ino mwanya makuru yababivugwa ndetse n'ibyatangajwe mu binyamakuru bijye bitandukanye. Aya namakuru tugiye kubagezaho mu buryo burambuye. Ingaruka z'intambara ya Iran ndetse na Amerika bifatikanije na Israeli zishobora gusiga ubwoko bw'izi moto n'izindi zikoresha esase butemererwa gukoreshwa mu kazi ko gutwara abagenzi mu mujyi wa Kigali. Mu yandi magambo, birashoboka cyane ko moto za esase zihagarikwa mu kimotari mu mujyi wa Kigali tukayayoboka izikoresha amashanyarazi. Ibi byatangiye kuvugwa ariko byari byaravuzwe kuva kera, ubu ngubu bisa nkaho byoroshye yuko byajya mu ngiro. Noneho moto turazikeneye, abagenzi barazikeneye cyane kandi zitanga akazi. Twese turumva ko gifite moto ifite umwanya ukomeye, ariko se hari limite iteganijwe kuvuga ngo nizi ntabwo zikwiye kurenga umubare uyu n'uyu? Niba hari iyo limite, critère nizihe? Kuki umuntu avuga ngo ntabwo zikwiye kurenga 5,000 cyangwa zikwiye kugera ku 10,000 gusa? Mbese ni urugero ntanga. Leta y'u Rwanda iri muri gahunda ishobora kugabanya umubare wa moto zikorera mu mihanda ya Kigali, abantu bakayoboka gutega bisi hagamijwe kurushaho kunoza uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu mu mujyi ndetse no kongera umutekano. Kugabanya moto mu mujyi wa Kigali bigiye kujyana no gutangiza gahunda ya bisi zitatinda zitategereza abagenzi, ahubwo zibasanga aho bategera hose mu mihanda ya Kigali, n'abazitega bakarushaho koroherwa n'ingendo. Rugigana Evariste, umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe kugenzura imikorere y'inzego zimwe zifitiye igihugu akamaro RURA, yabikomojeho mu kiganiro yahaye abasenateri bagize komisiyo y'ububanyi n'amahanga, ubutwererane n'umutekano kuri uyu wa gatatu tariki ya 8 ukwakira uyu mwaka. Rugigana yavuze ko u Rwanda rurimo gufata ingamba zigamije kunoza uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu, aho bisi zitwara abantu zitazongera gutinda, bityo n'abazitega bakoroherwa n'ingendo. Ni ingamba RURA ivuga ko zatangiye gushyirwa mu bikorwa, aho by'umwihariko mu mujyi wa Kigali hashyizweho ikigo cya leta gishinzwe gutwara abantu mu buryo bwa rusange. Ubwo buryo bushya bwa leta bwo gutwara abantu n'ibintu buzasimbura ubw'abikorera bwari busanzweho, nubwo bazakomeza gukorana mu gutangira serivisi ku gihe. Yavuze ko uretse kuba abantu bazahitamo kugenda na bisi cyangwa moto, uretse ubwo buryo bwo gutwara abantu muri rusange nibunozwa n'imodokari z'abantu ku giti cyabo zizarushaho kugabanyuka mu mujyi wa Kigali. The Vice Chair Ambassador Rugira yabayije cyane ingamba kuri moto kureba ko zitakomeza kuzamuka comparinze n'amabisi na public transport. Ibyo vuga nibyo, ariko hari solution, hari umuti, hari ingamba kunoza public transport ya bisi. Nibyo Ivore yavugaga, bisi zigendera ku gihe. Niba ugeze ku muhanda ukajya ku kazi, ntabwo ari moto zonyine, imodoka zagiye zizamuka, utumodoka dutoya. Uzarebe mu gihe turi muri traffic jam, uzasanga ku murongo w'imodoka 50, imodoka 50 zigenda, harimo umuntu umwe buri modoka, umuntu umwe. So no kuvuga ngo tugomba kurushaho kunoza umwuga wa public transport kugira ngo tugabanye moto, tugabanye n'izindi modoka, none tugira umutekano mu muhanda. Ubu ngubu rero harimo uko iki mu mujyi wa Kigali specifically. Mujyi wa Kigali hagiye ikigo cyitwa Ecofleet kugira ngo ijye muri public transport yikore nka public service na public good. Ubu ngubu twaye public transport yakorwaga nka private, irimo aba private sector, kandi bo bareba profit. Murabizi niba Paris muri gare ntabwo ari busohoke bisi itaruzura. Ubwo ni mukwansarengana cya kibazo mwavuga cy'abantu bashaka kuba batinda bicaye muri bisi. Wareba agomba kwishyura credit muri banki, ntabwo ushaka no kumurengana. Waricara niba yabuze abantu araparika, niba ageze ku cyapa akabona abantu 3 arabafata. So ubu ngubu rero Ecofleet mu nshingano zayo no gukora public transport
as a public good, as a public service ifatanyije na private sector. Moto zikoresha risasi zigiye gukumirwa ku isoko ry'u Rwanda. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo Ambasaderi Jean de Dieu Uwihanganye yatangaje ko moto zikoresha risasi cyangwa mazutu zigiye guhagarikwa kwinjira ku isoko ry'u Rwanda, abantu bakayoboka izikoresha amashanyarazi. Muri Mutarama 2025 nibwo hafashwe icyemezo cyo kutongera gutanga imushya kuri moto nshya zikora ubucuruzi bizwi nka taxi moto zikoresha risasi mu mujyi wa Kigali. Ni icyemezo cyafatiwe abashya bashaka kwinjira mu kimotari, bivuze ko umuntu mushya ugiye gukora ikimotari iyo agiye kurirura gushaka ibyangombwa asabwa ko moto akoresha iba iy'amashanyarazi. Ambasaderi Uwihanganye yagaragaje ko icyo cyemezo kiri gutanga umusaruro kandi ko mu gihe cya vuba icyo cyemezo kizaba cyamaze gufarwa ku rwego rw'igihugu. Aho yagize ati muzi ko leta yafashe icyemezo ko moto zitwara abantu zigomba kuba iz'amashanyarazi cyane cyane mu mujyi wa Kigali. Mu minsi ya vuba tugiye kwagura iyo ngamba ibi y'igihugu cyose nihagire moto yongera kwinjira mu gihugu itari y'amashanyarazi, nizitwara abantu mu gihugu hose bibe bityo. Yongeyeho agira ati isoko rimaze gufata, hari abazana moto, hari abakora ibyo gutanga umuriro, ntabwo ushobora kuvuga ko byera ngo de, ariko isoko rimaze gukura ku buryo dushobora kubyagura. Imibare yerekana ko nibura mu mwaka 2025 mu Rwanda hagurishijwe moto zisaga 14,031 bingana n'izamuka rya 28% ugereranyije n'umwaka wari warabanje. Umubare munini w'izi moto zacurujwe nizikoresha amashanyarazi, cyane cyane ko zimaze kwiyongera ku kigero cya 686 kuva zagera mu Rwanda nk'uko urubuga Moto Cycle rubigaragaza. Iyo hafashwe icyemezo cyo guhagarika kwandika izi moto zikoresha ibikomoka kuri peteroli nka bumwe mu buryo bwo gutwara abagenzi, izisanzwe zemererwa gukora zo zikomeza umurimo nk'uko bisanzwe. Birateganywa yo gukorera abamotari bafite izi moto zikoresha risasi na mazutu bagiye gucibwa cyangwa kubuzwa kongera gukorera mu Rwanda. By'umwihariko birahera mu mujyi wa Kigali, byatangiye muri aya mezi ya vuba. Ni ukuvuga ngo uko abantu bagenda n'imodoka zabo ari bake cyangwa se bakanakoresha n'indi mihanda itari ya mihanda minini bisi isanzwe inyuramo, ariko noneho za bisi zihuta, kuko buriya ikintu gikomeye cyane gituma bisi ibura nuko bisi mara guhaguruka muri gare noneho igatinda mu nzira. Urugendo rwo kugira ngo niba bisi hagurutse muri gare Nyabugogo irimo irajya Kabuga, kugira ngo izagere Kabuga yongere ikatigaruke, ugasanga hari umubare wa bisi runaka zamaze guhaguruka ariko zose zigenda zihera mu nzira. Umujyi wa Kigali wagennye ibisate by'imihanda yahariwe bisi mu byerekezo bine. Umujyi wa Kigali watangaje ko hagiye gushyirwaho ibisate by'imihanda byihariye bizajya bikoreshwa n'imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange mu rwego rwo kugabanya umuvundo w'ibinyabiziga mu mihanda no kwihutisha ingendo. Ibi byagarutsweho n'umuvugizi w'umujyi wa Kigali Nema Claudine Nirenganya mu kiganiro yagiranye na RBA. No kuvuga ngo nkuko twatumaze kubimenyera, twagiye tubona ko hari ahantu hake mu mujyi wa Kigali twageraga ku matara ayobora imodoka, noneho hakabaho agace kahariwe bisi kihugikamo ikabona uko ihita iva nyine mu muvundo w'izindi modoka ikihuta igakomeza. Uyu munsi rero kugira ngo abantu bakomeze kugenda na bisi bagereyo bihuse kandi neza, hagiye noneho gushyirwaho igisate cya bisi gikomeza umuhanda wose, kugira ngo za bisi nyine zibone uko zigenda mu nzira nta nkomyi nta kizikoma. Ibyo bikazajya biba mu gihe cy'amasaha y'abantu benshi, no kuvuga ngo mu gitondo kuva saa 12 kugeza saa 4 ndetse na nimugoroba kuva saa 11 kugeza saa 3 z'ijoro. Ibyo ngibyo rero birimo birakorwa muri iki gihe, harimo kuzamuka ibiciro cyane, ibiciro byo kugura essence mwabonye ko birimo kugenda bizamuka, kandi dukurikije uko bimeze ku rwego mpuzamahanga n'ubundi biracyazamuka. Ntabwo twavuga ngo aho biri uyu munsi niho biri bugume. Kugira ngo rero ukomeze gukora imirimo yawe ya buri munsi, ibintu byose ukomeze kubikora neza, turashishikariza abanyakigali n'abanyarwanda muri rusange ko bashobora gutangira gukoresha bisi. Ushobora kuva iwawe ukaba waparika imodoka yawe ahantu runaka, niba ntanze urugero usanzwe uturuka mu bice bya Gihara na Bishenyi, ushobora kuba waparika ku Ruyenzi. Hariya ku Ruyenzi hari ahahoze Majerwa, hari ikibuga kinini, ni parikingi rusange ushobora guparikamo, noneho ugatega bisi ukaza mu
mujyi Kigali, cyangwa se niba utaha mu bice bya za Kabuga ukayiparika muri gare Kabuga, muri gare Kabuga naho hari sanzuye wemerewe guparikamo nka parikingi rusange, ubundi ugafata bisi ikakuzana i Kigali. Ibyo bice rero byatangiye bigiye kuzajya biba bifite igisate cyahariwe bisi kihariye, tutagomba kunyuramo ku bantu dufite imodoka zacu ku giti cyacu. Harimo guhera mu mujyi hagati ukamanuka hariya kuri peyaje, ugakomeza Rwandex, ugakomeza Sonatibe, ugakomeza i Remera, kugarukira ku